waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya station Mereza. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 078336 amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Wamubwiye? Ndakubaje wamubwiye? Okay. No, bize bite? Nibyiza ahubwo uragenzwa n'iki wowe? Ese usigaye uva no mu cyumba cyane ko uja? Yego niho mvuye, nari ndi kweditinga. No office niwe yimukiye. So nk'ibyo murabaza birakureba. Ngo Bruno, kuba nabamubajije ubwo nguko ni ikibazo koko, ngiye byari bimwe ukuntu mubonye uvuye mu cyumba cya mabuja, kandi nzi neza ko agucumbikiye hano. Ahubwo nge ntunguwe no kumva utongana n'umukozi, umuntu nkawe. Uriya mukozi wanyu ari ikigori cye. Ntese uko mubajije ngo yakubwiye, wumvisha ahubwo kuki mutunga umukozi w'ikigori gikuriye. Kurenza se kuba ikigori nkawe? Sha, urabona ndi ikigori nkawe? Nivuga vuba ikikuza nkawe. Basi reka tureke kuvugana nabi. Si twe duhuzwa no kuvugana nabi buri gihe. Ni kuba ubishaka ariko. Oya, ahubwo wowe sinzi wagira ngo hari ikintu nagukoreye. Sha ibyo ukora urabizi. Vuga ikikuzanye ugende. Kuko ntabwo turi mu kazi. Ubwo nyine se kuki uri kunyihutisha ubundi? Waretse nyine tukaganira ngakubwira. Ni wowe nje kureba. Kuzihe business dupanga nge nawe. Ngombwa se ntago ari iby'akazi humura. Hanyuma bitari iby'akazi nyine vuga vuba. Kuko nta kintu na kimwe cyatuma nge nawe tumarana umwanya munini tuganira. Sebrino. Sebrino. Wavuze iki kuzanye? Numvishije amakuru nyine ko uhuye na mabuja usigaye muteretana. Nibyo se? Sebrino, sinakubwiye ko nanjye ngukunda kuko wambabariye ko kuri amukecuru kamureka. Ko mutari ku rwego rumwe, mutari n'ukuri ni mungana. Genda nzongera kumva uvuga ngo Karine n'umukecuru. Se uvuze ko nyir'urwo yapfuye niwe bumwisha koko? Nese we mubibona ko ari mukuru? Je nayo tuzigaragurana. Sireba abana. Ubu se uriya muhungu wa Arsene ntimungana koko? Waretse tukikundanira ngiye kari ngiye turi mu rugero rumwe. Okay, nacyo mugana na Arsene. Subiza mugana na Arsene. Ni kare bugenda mu cyumba aratunganije ikibazo. Ndaza kuba ngira nta kibazo. Kabanze menyere. Kano kantu iyo gashyize ku munwa nikakubangamira. Bisanzwe hano ntarebe. Ntabwo kambangamira. Haryo wambwiye ko witwa nde? Nitwa Tata. Ntabwo yakubwiye papa? Oya, ntabwo yigeze ambwira amaze. Ntabwo nari kumubaza byinshi kuri telefone se ugira ngo agire umwanya wo kujya kuri telefone. Kareka. Abayiruka bagira ate? Ni karibu rero ntacyo mbonye uzajya afasha turimo. Ubwo no gutangira ukamwita papa Tata nyine. Karundi mwana agira se? Ibyo bibwirwa n'iki ko nta mwana uhari? Nubwo yaba mugira uko biri kose ndamuruta. Uko biri kose nubwo yaba hari nabamuruta.
papa teta iyi papa teta nyine kugira ngo ishema ry'umubyeyi rikomeze ryiyongere. ubwo nanjye mbaye mama teta Ubwo ni byose. Muba hano se muri bangahe? tegereza se ko mufite amagambo menshi wa mwana we. Erega hano ni iwacu. yego Kwa papa nose urumva atari iwacu? Njye papa yarambwiye ngo genda ngo Kigali ngo Kicukiro ngo mfite inzu y'ibyumba bingahe ngo uzafata icyumba ushaka none ngo wanteguriye. Sinzi ukuntu wanteguriye rero narahitamo. abana nibyo mukunda nta kibazo ugenda uhitemo. Mwese muba hano muri bangahe? Muba hano muri bangahe? ibivumba yo wengera muri uzatubona muri iyi nzu turahari rwose ntawe ujya arara mu gasozi twese dutahana iyo bwije. Mwebwe se babita bande ko nakwibwiye? ndi mama. Mama ndetse. wawe si ugiye kukurera ubwo ndi mama teta. Na nyogokuru ndinze ngana gutya naramwita mama. Nyine mbwira ufite umwana witwa nde? uze gutelefona papa. Okay. None se nakubaza nta kibazo ibibazo byose ushaka ibyo ushaka kumva byose baza nta kibazo. none se urumva udashaka gufata ku ngufu wowe? none se ngiye uzi imyaka yanjye. none se niba ngana nka Arsene nkabumva ko ndi umwana. nase Arsene ni umwana. Arsene ntabwo ari umwana ariko nanone si suri ikigero cy'uriya mukecuru kugira ngo ujye gukundana nawe. Okay. Irinda wenda iyo ndi kurubu nyumva nabi sibyo? wabona rwose nawe bitangiye kuza. mbwira ndakumva. ariko se nibyo byari birimo. Njye nawe ntabwo turi mu cyiciro kimwe. kandi tungana none uri mu cyiciro cy'umukecuru se. Okatsiyo kozi nkawe none uri mu cyiciro kimwe na nyakubusha. oya ntabwo turi mu cyiciro kimwe niyo mpamvu nyine kuko nawe uri umukozi urumva twakagombye kuba turi mu cyiciro kimwe. wowe rero ntabwo uri mu cyiciro kimwe na mabuja wawe ngaho ikibaze nk'umuntu wakumva ngo uri guteretana na mabuja wawe ese ubwo ni urukundo. mbabaje nari nyoko. reka nkubwire. njye ntabwo nyiri umukozi nawe. ngo reka nyine nkubwire. wongeye kuvumburaho. mbasi nta kibazo ntabwo njya gukoraho. ese ubundi ntacyo bitwaye nimukundana sibyo ariko umufera umubeshyi. njye nawe tujye twigira uko twigenza kuko ndagukunda pe mba numva ntabaho nagufite mbabarira basi sibyo urabyemeye urabinyemereye. umva mubwire ndakumva. Irinda ndakwanga kumva ujye unireba ufite isura nk'ikinyogote. ariko se koko Bruno ese niyo wakanga umuntu ngombwa ngo umubwire ayo magambo. ese wowe ubundi kamubaza ikibazo kimwe. n'uruhe rwango ufitiye Karine binkora wowe. basi mbabarira tuzi sibyo. none sibyo nabyo byari birimo Bruno mbabarira basi. erega niyo nushaka uzamura ibyo ushaka byose njye nta kizigira gikora ko ngukunda. wanyanga utanyanga njye ndagukunda kandi ndabizi neza hari ikizagera nawe ukankunda kuko nubwo ukunda uriya mukecuru. nakubwiye ntuzongere kuvuga ijambo ngo umukecuru muri uru rugo cyangwa ndi kumwe nawe. Linda Bruno urankubise koko kubera niba koko ntankunda Bruno ndagukunda nukuri. ntuzongere kunsimba. nukuri mbabarira ibyo wankorera byose reka mvira mu buzima soko kawa ndaya. Bruno ndagukunda reka njye wamaze genda n'ikindi gihe ariko nzaguma ndagukunda nukuri. ndekura ndagukunda cyane. wamaze ndagukunda wamaze genda kuruta nura mukecuru gukunda. urambye usura mukecuru aragukunda. aho nyine ntubifate nabi sibyo? nyine papa wanjye mwamenyanye mwabanye mama wanjye nawe babana mwabanye mama wanjye yarapfuye ni wowe watumye papa wanjye atamama nyine byagenze gute? kuko ibyo niyo mbibajije papa yanga kumbwira akambwira ngo ndacyari muto. wowe kunde baratura n'andi muto ntabwo uri muto. ni wowe watwaye papa. uri kwihuta banza uruhuko sibyo? banza uruhuko utuze nta n'ikintu mwanyakirije urisanga genda kandi ubu papa nakubaza uravuga ngo wanyakiriye nariye nanyweye byahe kandi ngaba mu mahanga ngo afite amafaranga menshi. ubu se ntariba ariko
ese nyogokuru afite imyaka ingahe? afite 50 yonyine nawe aracyari inkumi. ese menye impamvu nta kibazo ni karibu wisanzure ariko wirinda gusanza gisanze sibyo wisanzure ariko wirinde gusanza gisanze iyo nsanze se birihe izi ntebe nizo ndi busanze ikindi nari nabona genda muri firigo ufata icyo kunywa muri cuisine hari ibiryo sinzi nibe wahita ukora agafiriti cyangwa se umureti nta kibazo. Ari umubyeyi mwiza ngo uvuze firigo ari umubyeyi mwiza pe ariko uri umukobwa wawe ndacahise cyangwa inzira ni nyinshi dore winjirira hariya uri tuyunguka muri korodoro burya mu kuboko kw'iburyo niho hari igikoni firigo iri hariya mu gakorodoro burya nawe ugira ubunebwe ubuze guhaguruka ukajya kubimereza nk'umushyitsi niko nta ribi ariko icara mbikuzanire binzanire ndi umushyitsi rega iwacu reka mwakire mwana wawe mu bantu heza cyane. makuru nzajya nyatangira ku gihe ubu kandi ndaje mbivuge ko ntararya mbera mwiza nkubera mubi. ase Jeff twapfuye iki mani maze iminsi mfite ibibazo byinshi cyane. Ibibazo ntumbwire se mani wumve ngo sinkiryama pro ariko none ntabwo byabura umva se shana rimvuye nanjye i Kanombe hari ahantu mvuye gushutinga umuntu yateye ivi cyakoze aba diaspora bagira amafaranga bro wakemera yuko umutipe ngo atakaje miliyoni 2 mu guterera ivi ku kibuga cy'indege nta n'icupa bafashe naki ku kibuga cy'indege gusa. ase shawe reka ngubaze ikintu kimwe buriya rero hari ikintu kimwe ugomba kuzamenya mani hari abantu bafite amafaranga bro hari abantu bafite amafaranga muri iki gihugu urumva ku buryo mani gufata miliyoni 2 ngo wazitakaje uri gutera ivi noneho ikintu gitangaje nk'impeta buriya aba yamwambitse ushobora gusanga yangaze $1,000 impeta gusa ngo yayivaniye muri Canada. ese niba ari abadiaspora ntabwo twakwirwa tubitinda namuciye inote ya desanze yuko avuze ko ngo hoyangwa iki bro arayamanyohereza na taxi vatiriza ku amafoto gusa naga highlight akantu ka highlight gato gusa karaho Jasi wabara niki nuko twakurangiye akazu kabara dukujeho ikibazo cyawe nzarugira ngo nagukuje sinjya mu rukodo era afiki urukodo harambwira ati ude ni Babylon mari ndafite urangira akazi cyo nukajya umwishinga cyo duhuye ku ruhande ndamugurira ngo iki ngo umugurira ko nani icupa ryawe arakunywa ejo ndi twarasangiye ikidari kidari cyawe ndibaye gaho nagese gaho kikirishirizo nyirye byibura n'uvuka Imana igera na brochette twatumeje n'iziraza mu mushyirishirizo y'ikidari none se kamubaza warahindutse ariko ngiye maze iminsi n'ibiti ibibazo bro nuko ngiye buramba nabihoreye nyine ku rwego ruvuga ngo gutananseka cyangwa mukanshishamo ijisho ariko hari ibintu nyine mba nanakubwira nyine ukahita umfata nk'umusazi nyine tubabyibore ndabibona n'ubundi nta kuntu umugore wawe yaba yagiye hanze tugahurira ku kibuga cy'indege ari wenyine utamuherekeje se nukuye ki bro si umbwira yuko umugore wagiye kujya hanze byari imikino mani reka brag nake yamwahuye ku kibuga cy'indege nake yamutwara ku kibuga cy'indege duhuye akurura varize agenda umukobwa amaze cyakoze uri umuhemu bro mani kuvuga uri murabeshya mani nake yamuhuriye ku kibuga cy'indege akose nk'ibintu kuki ntabikubwiye koko ko agiye kugenda se ngo biyunze ko banana nabikubwiye byibura ubu nandabuye mani nake yamaze iminsi 3 yose naramubuze yanyibye amafaranga $15,000 zose mani Jeff ikina bro ngo yakwibye ubu nari mfite icyizere byibura mvuga ngo nake wenda azajya ku Gisenyi arire ku Gisenyi wenda nanamufata asigaranye na makeya kumbi yambutse igihugu aranagiye bro winsetse ngo nake yarakwibye mani reka mbwire mani ntabwo uzi niwe byambayeho mani njye niba ndabikubwiye gutyo kugira ngo ni guseka mani nta bintu by'imikino birimo mani bro mani murakina mani njye nakoze ubugoryi mani nake yaranshutse nake yarambeshye bro nake yarambeshye kuri vitamo mfata iriya nzu mani iriya nzu yo mu rugo iriambanamo na sister wanjye urumva mani ndayitanga muri banki nyitangamo ingwate bampa $15,000
urabizi neza kuri ya nzu twashatse kugurisha bakaduha miliyoni 70 twaranze kuzifata, nayijyanye muri banki baba miliyoni 15 nyihindura ingwate. Kuko bros ko wamugana basaze. Beura Films is back. Ubu noneho ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi, kuko ya filime mwakunze muri benshi irimo ibyamamare mukunda cyane. Ibara ry'urukundo series. Ibara ry'urukundo series iratangira gusohoka ku wa 4, aho muzajya muyikurikira ku wa 2 ndetse no ku wa 4. Ni kuri chaîne ya iPhone Films. Mukore subscribe dutangirane, kuko noneho ni moto ndabarahiye. Birashoboka. Iki ni ikinyarwanda. Mani umva nyine igihe Imana reka mubwire sibyo. Ngiye amafaranga narayafashe nyazana mu rugo. Bya bindi Imana tuba dutekereza Imana ukuntu abagore bakunda amafaranga. Ndavuga nibyo burareka njyane mu rugo nereke nakiya muratira amafaranga nakiya ndamuha imva yabara turayapakinga neza tuyasubiza mu gikapu. Uri buke mu gitondo nyajyana kuri banki. Mani narabyutse nsanga igikapu imyenda nakiya yagiye. Nyirankotsa nari mwishe nzi ko wabikoze. Ibi byose no kutumvira umuntu turuta. Nyirankotsa ahereye cyatubwiye Mani ko nakiya atari umuntu. Kandi nigeze kubikubwira nasanze amumereye nabi ari kumukubita. Mani nyine buri yo Kanaki ukuntu duhuye Mani kakasha. Murahuya kwisetsa. Yarafite miliyoni 10. None reka nkubwira ikindi kintu utazi Mani. Buriya nakiya yaramenyukiye ku rwego ruteye ubwoba. Nakiya buriya kuziko ibintu byose yakoraga, biriya bintu byose yakoraga yari umukire Mani, afite n'amafaranga ariko akigira umukene akigira umutindi. Kumbi nge nabaza umuntu wambaze ntabizi. Kumbi umubebi niko akazi ke nukwicisha bugufi akarya imitima y'abantu bafite amafaranga akabiba akagenda. Niko kazi akora Mani. Gusa njye amakuru mfite nuko ni igihe gito n'ubundi akagaruka. Kandi nakiya ukuntu ya parkinze nta gahunda yo kugaruka afite. Nakiya we bona ikindi Mani. Ikindi kintu cyambabaje no kikana n'agahinda. Mani hari abana bafite ubumuga. Yibye se nabo bafite ubumuga. Umwana umwe afite ukuguru kumwe undi we nta n'amaguru yombi yose ntayafite. Bavukana na nakiya. Ejo bundi nibwo nabimenye. Bana bana bari inshuti zanjye ku rwego udashobora kumva. Bro, ahubwo abo bana nibo bakwinjiriye batuma byose byawe ubibura kubera nakiya. Kandi Mani narakubwiye ngo we Mani nguri fake sinzi impamvu utagiye. Urumva ndi fake? Kandi iyo mpamvu nge nagira ngo tuza kutwumvira nakiya ntaba kwibye. We tukubwira ikintu niba uditekereza akakanya. Mani nakiya abo bana nabo yabasuye mu nzara bajugunya Mani. Nabana baba mu nga Mani bameze nk'ababa mu ngarani Mani. Nabana Mani baraho ngaho badafite ikintu na kimwe. Nago nakiya yakorana nabo bana. Mani abo bana nabana barushye bahora barira Mani. Uzi gihari Jeff tujye kuri airport dutanga amazina ya nakiya tubwire ko yatwibye. Batubwireho nakiya yerekeje. Bro ibyo byireke. Amafaranga ni menshi. Kigali biba ku manywa. We sha subirayo ese uburanyiba nkureba wowe urinde winjira udakomanze. Papa yagorwa koko ukifata ukinjira udakomanze nkaho hano ari mu kabari. Se wa mubyeyi bundi yitwa ndabona namuhamagare mubaze. Yewe wa mugabo uri umujura. Ako sha ndabitoye. Sha teta nanjye mba nigira umwana.
uriya mugore yambwiye ngo mba nkoneye kuvumbayo nengewe ndayabonye banze ngufate ifoto makuru ni ku gihe hanyuma mbwira uba waje gusigariraho papa uri igiki muri uru rugo ndagira ngo umenyeshe ko nimba utanabizi uriya mugore afite umugabo ari we papa wanjye uri kumva ibintu byo kuza wiyinjirishwa muri uru rugo nk'urutagira umugabo ubu ngiye nahageze nta mugabo uzongera kwinjira hano nimba wajyaga uza kumureba uvuga ngo ni urugo rutabamo umugabo torera shabureka ariko papa atinze kuza ese kutavugura ikiragi genda umwana wo muri uru rugo uriya mugore ubwo nawe arashaka kushuka nimba ufite amafaranga akayarya ubundi akazagucika kuko afite umugabo hasi shaka numva wiyabuza amagambo ndakapfusha ingesha ibyo ndi buvuge ni byinshi kuba uri umugabo uza guca inyuma papa utangiye no kunyita shangewe ntari njye wari warabuzemo hano ushaka iki telefone yanjye itaza no kuyiba ushaka icyo wa rugabo bora nkubwira ikintu kimwe ntabwo nkunda ubujajwa niba mu bintu bya mbere bigutunze muri wowe harimo n'ubujajwa sinkunda ubujajwa yego ye ubu ukunda se urinde niba utabukunda ataye iwanyu hase ni iwanyu ahubwo se waje ute waje ryari naje mu gitondo naje n'iya mbere uko naje ni uko nguko kandi se watuje bakagutekera ukarya bakakugaburira hari ikindi kintu cyakuzanya akosha abantu b'i Kigali mwumva muri abadanje woranurisha iwacu mvuze induru umva niba ufite n'agahinda kenda kukwica ntuze kukanyegekaho turi kubyumvikana ko nagufotoye niko akwitane nakubwiye nitwa Teta Teta ushoboye unashobotse ujye ubyongeraho kandi vuga vuba ugende sindanarya urankangisha iki ko na papa ndayifite wenda ko turi twenyine waniga ariko ni handi kabi nawe ukajya cyakoze nyirankotsi afite ibibazo kabisa ntabwo wakoze se umaze iminsi ntakubona nagukiza ku kazi uri muri konje se oya wapi ngewe hari igihe Bruno nyine ibyo amuhaye bikorera hano tu ntiriwe nza kuri tele okay urabona bigenda sha biragenda tu ntangiye kubimenya ni gake gake ni ugushyiramo imbaraga shabira ibintu bigira amafaranga sha nyine wenda bizaza tusinze ariko nasi ko nkiri mushyashya muri biriya bintu aya se no gushyiramo imbaraga bereka ibintu byose babisaba ariko gushyiramo imbaraga ntangiye kubimenya by the way ndabizi cyane tu mbona bigenda bizi ubundi ikintu iyo ukigiyemo ukiyumvamo uragishobora nibyo rwose kuraje kabisa shana hari bikabisa waherukaga hano se naheruka mu minsi ishize nuko nasanze mudahari ntabwo njye kenshi hari n'igihe hari iyo nibereye mu cyumba nyine ndi mwako kazi ukaza hano muri salo ntumbona aya ni abahungu benshi batoya nkamwe baba bari ku macati batoya sakusi iyo uvuga ngo ndi mutoya n'ubu bwanwa ubu nsetse ese ubwanwa nibwo butuma umuntu mukuru ntabwo wagavuze gutyo ngo ndi mutoya ayo urashaje ndashaje tuvuga gutyo mama warahari mama ntawe uhari tu Bruno's na Bruno ntawe uhari na Bruno ntawe Imana ishimwe ngize Imana simpabasanze nashoboye kubera iki ni ibisimba se oya nuko hari ikintu nashaka ko tuganiraho abantu mukorana se ubwo wabatinya aya ntabwo ari ukubatinya ahubwo ibyo nashaka kukubaza ntabwo byari ngombwa ko waba bahari niyo mpamvu mvuze ngo Imana ishimwe ngo ntawasanze iyo mpamagaye zo wenda tugahurirana atari mu rugo aya aba ngakoze kukureba hano ahubwo se wenda ibyo wahisemo ahubwo nashaka kukubaza numvishije amakuru ko mama wawe na Bruno
ubu basigaye bari mu rukundo nibyo cyane byo nawe urabizi ndabizi nahise ubwo mwabifashe gute bande mwebwe abana biwe risaraba n'indi kuvuga ese hari ibirenze si ibintu bisanzwe shanjye byarantunguye ni ukuri ubwo nanje kukubaza bisanzwe ubwo se wowe nta mushoro ugira njyewe impamvu mbivuze nuko ari ibintu bitameze neza reba muwaye ni bitameze mukuru neza gute muwaye ni mukuru Bruno ni muto ko nyine niyo mpamvu si ukuri kubyumva urukundo rujya aho rushatse rero buriya urukundo ntabwo ruvuga ngo uyu nguyu ni igikara ngo uyu ni inzobe kumva nturakora inzobe ushobora gukunda umutipe w'igikara kandi ntihagire no kujya shari sene sibyo ndi kukubwira ndi kukubwira uburyo muwaye n'umukecuru si umuntu mukuru mama ni umukecuru ntose reba umuntu ukubyaye kandi uri mu kigero cya Bruno mama kurusha imyaka ingahe irimo cyane myinshi mama ntabwo akurusha imyaka irenze 3 yewe we yaba ari muto ni mutoya nyine oya arakuze ni mutoya kumbe yitwa Nyirankotsa yitwa Nyirankotsa uriya mugore ese ubundi papa wawe yagukodeshereza geto baba ariko ankodeshereza gute ko ahari iwacu wowe ko mbona uko uzi yagukodeshereza geto kabamo Nyirankotsa umva we cyende musaza wa Nyirankotsa kandi mbamo hano muri nzu umuki umusaza wande wanyumvishe umusaza wa mukadata we ukomeza kumbaza ibibazo byinshi papa yajyaga ambwira ngo hari imfubyi arera ngo hari abana afasha ngo hari abantu atunze nkajyana abana kumbe ni abantu bangana ukuba bafite uruda rungana gutya n'umutwe ungana we mva utaza n'ubujagwa nkaguhonda yego kandi ntiwongere kumvugaho ubugambo nk'ubwo ngubwo nkubito tutaba ntabwo ubundi iki ni iki ibaze naho kuba inyibwiriye ko ucumbitse ari kwa mushiki wawe ni mukadata nawe rwose mbishatse ni ukuhita asohoka ubwo ushatse wamfata nk'akamikazi muri iyi nzu ukazajya unzanira buri gihe biswi nyine ukamfata kuko ngewe ikintu cya mbere kindanga amakuru ku gihe hasi ko ufite ubugambo bwinshi wa mukobwa we witwa nde hasi ko ufite ubugambo bwinshi no kubera urambaza ibibazo byinshi muza amafaranga mumaze kurya papa ngende kwa mukecuru nitunga nkora iyo bwabaga nkora ibikorwa n'ibidakorwa mwe mugaramye kwa papa sha bureka nagenze ndabona ako Nyirankotsa nk'ibintu Nyirankotsa batangiye kuzana muri urugo ni ibintu nyabaki koko ntabwo ari Nyirankotsa wabizanye ntabwo ari kwaso nimba nakubwiye ko ahangaha ari we yakubeshye nta kintu na kimwe ntazi urakumva niba so yakubwiye ko ahangaha ari we yakubeshye papa buri kwezi yohereza amafaranga uri kumva ayohereza njyewe se ayohereza uwo Nyirankotsa uvuga si umugore wayohereza hanyuma hano wowe hano ni kwa so ariko ubundi ndaterana amagambo nk'aya kandi wakana ntari ubundi ufite imyaka ingahe sha ufite imyaka ingahe ntabwo ndi ribu ngiye nkujije imyaka ariko buriya reka nkubwire wagiye gushaka umugabo umva se nkubwire yakuragira ubundi iki cyana ni icyahe nese umva nkubwire ndakubigirayo uri kunyeshetura ntabwo si ibindi bikimwuka byana nyine ufata mu umukobwa we ndakura bakagoryi nyamara ubishatse wareka tukabyumva umukiro wa gicucu tubyumvikaneho ndakora si yoroshye ndagukubita je je nutanyiyoroshya ndakwirukanisha reka tubyumvikaneho fata ubundi uruntu rwahera ntabwo nk'ubu Nyirankotsa ariye ubundi sawa sibanze ko twumvikana tukaba inshuti hajya ngo warezwe na nyogokuru barakuze arise tuve muri brag sibyo nyine nashaka kubaza mwabyakiriye niyo mwarabyemeye twabyakiriye neza byabo twese tunaguzana hano fanta turi imwe yari ibintu byiza cyane so ubushize utekereje urabona ari byiza mwakamugiriye n'inama buriya inama gute sirinda shano ukuri rega Bruno ni muto kuri we ikibazo niwo gifite ntabwo ari nta kibazo ntabwo ari kuvuga ngo mfite ikibazo oya ni ikibazo uretse kuri kubimbaza nkaho byakubereye ikibazo ntangiriga ndi umuntu mukuru kandi ndareba cya Bruno yaraguteye Bruno next wawe ibyo ntabyo mvuze hari se amaje gukura neze ku buryo urumva nk'ibintu wise umbaza mbese ibyo urumva hari utabizi nyine
wenda ashobora kuba yarakwanze akaba ariyo mpamvu uri kuvuga gutya. ndumva nawe nyine amakuru ndi gushaka ko waze ko yawe Amakuru yahise. ndi gushaka Babyakiriye kubaza neza. Siko nakubwiye. n'abandi bana bose N'abandi bana nyine barumuna banjye nta kibazo. ubu nta kibazo mufite muzajya mwita Bruno ngo papa Sha nta kibazo pe. Bakunda ni abantu bakuru. Ni ibintu bapanze babona nyine ko bikwiye barabikora. Nta mpamvu nyine yo kugira ngo bajudginge ngo uyu n'uyu ngo kubera iki ngo bakunda. cya kibazo ngiye nyine nakibonagamo nuko nabonaga batangana batari mu rugero rumwe numva ko nawe utakwemera ko Batangana ese y'indarika nkubaza. Abantu bose bakundana barangana. ariko akenshi urabizi ko umugabo akunda kuba ari mukuru ku mudamu None se aho atabaye mukuru. Aho Nyine niho habera ikibazo. umugore abaye mukuru bigenda. niho habera ikibazo rero niyo mpamvu nyine uri kumva ko habayemo ikibazo kuko iyo aza kuba Bruno ari mukuru mama wawe ari mutoya ntabwo icyo kibazo cyakabaye kibazwa sibyo Oya nta kibazo kiri muri ndo. Fo kuba wakunda umuntu ungana gute fo kuba yemerewe imyaka yo gushaka. Nta ndumva nta kibazo kirimo. ntabwo nyine nagira ngo numve nyine ngo nshaka kuvuga ati wenda mwamugira inama nk'abana be mama wanyu Wamugira inama se gute? Uragira inama umuntu mukuru gute? Waba ubwo wowe mwenda kungana na mama uzagenda umugira inama. Okay. Charles nta kundi nyine nuko nari nazi kubyihererana ndavuga ngo naza nkabavugisha nkumva nyine uko namwe mwabifashe ariko ubwo mwebwe nta kibazo okay nanjye ntacyo nahinduraho Yawe uragifite ahubwo gikomeye. yabura n'ikiba gihari nawe nzamwicaza mubwire Aya muzaganire aho se ahubwo tuzasubira muri bakuru. ase umugabo watarajya muri Amerika yabaga ndahazi se twarabanaga ahubwo mbaza ngo mbere y'uko mumenyana yabagaye ibyo nabyo nubimbaza ntabyo mba nzi ibyo ngibyo ntabyo nitayeho ariko sinyira ko uriya mwana ntuzamushobora koko uyu mwana mbonye aha ngaha umeze nk'isasu ntuzamushobora none ubukene ko ari ishyano reka batwishyurira ideni nyine tubane n'uriya musaraba uzi ko ninjira ngaha akamvugira induru ngo ndije isabo ngo yakuvugirije induru ngo turi utwana ngo papa watunze kandi narabikubwiye nyina we narabikubwiye ayo magambo yayavuze mbabarira umubwiza ukuri Jeff yayavuze ngo aha ni iwabo ni ikigoryi bose wo kuza aha ni iwabo avuga ngo ni akagoryi cyane ahubwo tegereza uriya mugabazi ndakwinginze wihubuka mu kurakara njyewe nkimwakira nahise mubona nagerageje kwiyumanganya ndifatafata ndikomeza umwana ambwira ubugambo aracyano kararasa ubana nande mu nzu ndamwana tegereza uzababona ntawe urara hanze y'urugo hari igihe unambwiye ngo uriya mwana ngo yavuye ngo yabagahe uriya mwana rero navuganye na se kuri telefone ngo nyina yarapfuye ati none umwana bari kwa nyirakuru bananiranwe rero reka mubwire uriya mwana ntabwo yari ari kwa nyirakuru ahubwo yari ari mu muhanda ariko si ubundi reka tubanze tubyumvikaneho oya ahubwo ushobora kuba utari kunyumva neza reka mbanze ndakumva ahubwo umwana yabaga mu cyaro kwa nyirakuru afite igisuko gihenze kuriya ahubwo se umwana yaba yarabaga mu cyaro kwa nyirakuru akankorakora waba wifuza kuzamura YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi, vibeandban.com nicyo gisubizo. Fungura account kuri vibeandban.com maze uryoherwe n'ibyiza byayo. Ukeneye ibindi bisobanuro bariza kuri telefone ngendanwa 0787 0716 07. Vibeandban.com isi kubere nk'umudugudu.